yavuze ku mbuto rero, mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama. Ushatse ahangaha wakuramo abahanuzi ugashyiramo n'izindi mpano z'umwuka zose. Mwirinde abapastori b'ibinyoma, mwirinde abaririmbyi b'ibinyoma, mwirinde abavugabutumwa b'ibinyoma, mwirinde abakristo b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana. Ramuka, urabizi burya ari umunsi waramutse neza, kaba umunsi waramutse nabi, kaba umunsi wiriwe neza, kaba umunsi wiriwe nabi, kaba umunsi wiriwe wishimye, kaba umunsi wiriwe wumva utameze neza. Uriya kwera imbuto zigumaho no kuvuga ngo imbuto wera ku wa mbere bagomba gusanga ari nazo ukera ku cyumweru. Izo weraga ugikizwa zo ntabwo wakwifuza kubukizera ushaje. Tugomba kugeza ahantu imbuto wera ziba consistent, zigumaho, ukazera n'ejo ukazera mu bihe byiza, ukazera mu bihe bibi. Mwujya mwibaza impamvu Yesu yigeze kuvuma igiti cy'umutini. Akenshi iyo dusomye icyo gice turabona ngo uriya mutini wararenganye, kuko na Bibiliya byongeraho ngo ntabwo cyari igihe cyo kwera kw'imitini. Ariko uko icyo giti cyasaga cyagaragazaga ko kigomba kuba cyasaga n'icyeze imbuto. Ngo yarakirebye abona kirasa n'icyeze imbuto, hanyuma aragenda akirebye asanga ntaziriho. Ukuvuga ngo cyarabeshyaga, sibyo? Igiti cyaramubeshye, akirebeye inyuma aravuga ngo kiriya giti kirasa n'icyeze imbuto. Aragenda cyegereye asanga ntaziriho, ngo arakivuma, kuko cyarabeshyaga, cyasaga n'icyera kandi ntacyo cyera. Niyo mpamvu buriya Bibiliya akenshi dusaba gusobanuka. Avuga ngo rero twumvikane, niba ukonje konja bimenyekane, niba ubize kandi biranabwo bimenyekane. Ariko akazuyazi ko kuba hagati gatera Imana iseseme. Ikibazo rero uriya nuko abakristo benshi niho batura mu kazuyazi. Kabwirega ngo buriya ngo n'Imana irabyumva, kabwirega ntabyo Imana yumva. Uzi buriya abantu benshi bagendera mu byaha, suko batazi ko bagendera mu byaha. Hari umuntu twaze tuganira kare ambwira ngo abantu wenda ngo bagakora ibyaha, ngo nawe ntoya ukora ibyaha babizi ko akora ibyaha ntibazakubeshye, kuko iyo ugiye gukora ibyaha uba ubizi ko ugiye gukora ibyaha. Kereka niba utajya ukandagira mu rusengero. Ushobora rero kuririmba hano wowe bikakuviramo umuvumo kuruta utaririmba. Ahubwo mujye mwitonda, kuko iyo uririmba hano uba ugaragara nk'uwera imbuto. Iyo ubwiriza hano ujye witonda, uba ugaragara nk'uwera imbuto. Urubanza uzacirwaho ruruta utarateye intambwe ngo abigerageze. So mujye mwitonda, munigengesere. Umuntu uza akicara mu rusengero amagambo yumva abarimo kumwambura chance yo kuzavuga ko atarabizi. Kuko iyo usohotse mu rusengero abantu bagutegereza yuko wera imbuto nk'izuvuye mu rusengero. Muzitondero mutazamera nka cya giti cyagaragazaga ko cyera imbuto kandi ntazo kifite. Uyu munsi turakomeza mu nyigisho yacu yo kwera imbuto nyinshi, kandi abateguye gahunda ntabwo nari ndimo, ariko inyigisho bampaye kwigisha uyu munsi turayisanga mu Bagalatiya ibice 5. Abagalatiya ibice 5. Ndashimira cyane aho muri departement y'ivugabutumwa, kuko nibo bigoye bateguriza inyigisho zose. Abapastori twigaramiye. Ngiye nsigaye nshimira abakristo cyane kubera ubwitange bwabo. Ariko nongere mbisubiremo, ndashaka gutera umwete buri mukristo wese uri hano kwibuka umugani Yesu nanone yaciye, acira abantu umugani w'itarantu. Buri muntu wese wicayemo hano ufite itarantu wahawe. Niba warayitabye uzabibazwa,
kuko umunsi shebuja yaje aravuga ati buri muntu wese aza muri kire itaranto yanjye namuhaye. Ngo wari ufite 5 aramubwira ati yewe wampaye 5 narazigenzuye zivamo 5. Undi ati wampaye 2 ngizi nazigenzuye zavuyemo izindi 2. Wari ufite 1 aramubwira ati yewe nari mbizi yuko ibi bintu biri dangerous, nta kubijyamo. Biriya bintu byo kugaragara hariya na pastori yabivuze ngo biri dangerous, ngo bishobora kugushyira mu kaga. Naragiye ndahitaba, none ngiye ntacyo yabaye. Ibihano yahawe murabizi, baravuze ngo mumufate, mumuhambire, mumujugunye hanze aho azarira bahekenya amenyo. Itaranta zose zigomba gukoreshwa. Hari abantu rero bihisha inyuma y'igihuru, akavuga ngo urumva Mana ngo nta gihe nari mfite. Twese yaduhaye amasaha 24. Nta numwe yahaye 25, ntawe yahaye 26. Buri wese azabazwa icyo yakoresheje itaranto ye, kuko igihe Imana yaduhaye kirangana. Hari abakristo bareka no gukora imirimo, abaririmbaga muri korali ngo ngewe sinshobora kuririmba muri korali nyine ngo igihe cyabaye gito. Icyo korali ibyo numva nanjye nkabyemera. Kugenda muri Kigali bisigaye bigoye, kuza muri repetition bisigaye bikomeye. Urava mu mujyi, niba uhagurutse saa 11 urangije akazi uzagira Remera saa 1. Ibyo byo rwose nanjye ndabyumva. Ariko kuva mu murimo w'Imana burundu ukavuga ngo urumva ngo n'igihe cyabaye gitoya, amasaha aracyari 28, kandi buri muntu wese azibarizwa ibye. Ntabwo ari kubatera ubwoba, muvuge ngo amen. Iki cyumweru kirangiye twibanze cyane ku gakiza no gutumbira Yesu. Ndashaka kubisubiramo, iyo niyo foundation, niyo fondation, niyo rufatiro. Udafite Yesu ntabwo uzigera wuzura umwuka. Ushobora kwitugatuga ariko ntuba wuzuye umwuka w'Imana. Kandi niyo wamara kuzura umwuka, umwuka nawe arakubwira ati rega we ntuntumbire, hindukira utumbire Yesu, kuko niwe banze n'iherezo ryo kwizera kwacu. Haleluya. Nyambe babwira mukagira ngo n'urwenya, yewe ari buriya ngira ibibazo n'Imana. Kandi mubona nkuze ari mu myaka ari no mu gakiza. Hari igihe njye mbaza Yesu, ariko Yesu abantu bambwira ngo urabagenderera, ngo babonye Yesu mu nzozi, kugiye kutarangenderera. Ndakuzi ariko ndashaka kukubona. Wenda udafite icyo kibazo ajya ashima Imana, agenda agifite. N'umugaragu w'Imana Mose yaragifite, kandi Imana yamutangiraga ubuhamya ikavuga ngo mugaragu wanjye Mose we twivuganira imbone nkubone nkuko umuntu avugana n'inshuti. Buke yabwira Imana, tumva rero Mana, nagusabye ngo mpishurire imigambi yawe ndusheho kukugiriraho umugisha, wabinyemereye. Nagusabye ngo ujye ujyana nanjye ujye unduhura, wabinyemereye. Wanyemerera ukanyereka ubwiza bwawe burabagirana. Imana iramubwira ngo aya, ngo ubwiza bwanjye burabagirana ntushobora kububona, ngo hariho ahantu hafi yanjye, ngo ku rutare ahantu hafi yanjye, ngo uzahagarareho, ngo nzanyura imbere yawe nivugira imbere yawe ko nzagirira neza uwo nzagirira neza, nzagira imbabazi uwo nzagira imbabazi, ngo ariko ubwiza bwanjye burabagirana ntushobora kububona ngo ubeho. Hanyuma birangiriraho. Uko byaje kugenda by'Imana na Mose, burya hari ikintu Imana ikora ikakurekeramo iyo nyota yo kwifuza kubona Yesu, kuko nituma ukomeza ukagenda. Reka nkoresha ikigereranyo kuko n'ubundi nicyo kigereranyo cyo muri Bibiliya. Buriya niba byakundiraga abantu bose ngo bagume muri fiançailles, ingo zaba nziza, ukajya umukumbura ntuzamurongore, kuko icyo gihe wakomeza ukamukunda. Naho abagabo baragenda agakunda umugore iyo bakiri muri fiançailles akamukunda we, hanyuma igihe cyazagera yamara kurongora agahinduka nk'intebe muri salo. Iyo hajyaza agasanga umugore yicaye aho ngaho akabona arasanzwe, kandi ntiyibuke ukuntu yamukundaga bakira abafiançailles. Buriya niba byadukundiraga ngo tumentone icyo kintu cyo gukunda nk'uko dukunda turi abafiançailles, ingo zawe nziza bikagarukiraho. Buriya Imana yo yarabibonye iravuga ngo ya reka mbabwire yuko Yesu abakunda, abazatangira kumukunda nibumva bagiye kumwegera yigireyo.
barusheho kugenda bamukurikira kuko bashaka kumubona. Uzagira iyo nyota yo gushaka Yesu, ibi ngibi uzabyumva. Kuko n'umwuka iyo tumuhawe icyaza aje gukora, adufasha ibintu bibiri. Adufasha kurushaho kumenya Yesu, akadufasha kurushaho gusa na Yesu. Buri ikosa rya mbere abantu bakoze bazi yuko buzura umwuka kugira ngo buzure imbaraga babe bakabutindi, abantu bose niba babona babatangarire. Kada, ntabwo duhabwa umwuka kugira ngo abantu badutangarire, duhabwa umwuka kugira ngo tumenye Yesu. Uzareba ahantu hose Yesu yavuze ku mwuka wera, ahambere muri Yohana 7:37 yaravuze ngo ku munsi wa nyuma ari uruta iyindi. Ngo Yesu aravuga cyane ngo umuntu wese nagira inyota aza aho ndi anywe, ngo unyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ngo ibyo yabivuze abyerekeje ku mwuka wera w'abamwizeye bendaga kuzahabwa. Ngo ariko icyo gihe ngo umwuka yari ataraza, ngo kuko Yesu yari atarahabwa icyubahiro cye. Kuko ikizana umwuka no guhamya icyubahiro cya Yesu. Haleluya. Ahandi muri Yohana 16 aravuga ngo uwo mwuka wera naza, ngo azenda ku byanjye abibabwire. Ngo uwo mwuka wera naza, ngo azabayobora mu kuri kose. Ngo uwo mwuka wera naza, ngo niwe uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Ngo uwo mwuka wera naza, ngo azabayobora mu kuri kose. Haleluya. Kuko ikizana umwuka no kwerekana Yesu. Twuzura umwuka ngo duhamye Yesu. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho, ngo muba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya kugeza ku mpera y'isi. Iteka ryose aho uzabona muri Bibiliya bavuga umwuka waje guhamya Yesu. Niyo mpamvu icyumweru cya mbere twibanze kugutumbira Yesu, ariko iki cyumweru turibanda ku mwuka wera, cyane cyane ku mbuto z'umwuka. Uyu munsi turasoma ahantu habiri, Abagalatiya 5 twihuse kuva ku murongo wa 16. Ejo twarahasomye ariko uyu munsi ndahasubiramo. Paulo, Abagalatiya 5 umurongo wa 16, Paulo arandika ati ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Icyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana, no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, nkuko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Bimeze bityo nta mategeko abihana. Naho ngarukiriza. Uyu munsi turiga ku mbuto 3 za mbere. Dore imirimo ya ariko rero imbuto z'umwuka 1 ni urukundo, ni ibyishimo, n'amahoro. Urukundo, ibyishimo, n'amahoro. Mbere yuko dukomeza, kamanze some n'andi magambo dusanga muri Matayo ibice 7. Matayo ibice 7 kuva ku murongo wa 15. Twumve na Yesu icyo avuga ku mbuto. Abanyarwanda kera bacaga umugani ngo utaraganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Buriya rero ntuzaganire na so gusa ngo we no kwibuka yuko hari na sogokuru. Hari igihe twibanda ku byo Paulo yanditse, tukibanda ku byo Petero yanditse, tukibagirwa yuko uw'ingenzi ari Yesu. Bari yabandikaga, ariko umurimo wabo wari uguhamya Yesu. Binabaye ngombwa ukabona ibyo Paulo yanditse utabyumva neza, uzaba ubyihoreye ubanze wumva ibyo Yesu yavuze. Kuko niwe boss, niwe patron, niwe mwami.
amen. Umva icyo Yesu yavuze ku mbuto rero. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama. Ushatse ahangaha wakuramo abahanuzi ugashyiramo n'izindi mpano z'umwuka zose. Mwirinde abapastori b'ibinyoma, mwirinde abaririmbyi b'ibinyoma, mwirinde abavugabutumwa b'ibinyoma, mwirinde abakristo b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana. Canga ukusi inyuma atari kusi imbere. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Abakristo nyabakristo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Abapastori nyabapastori tuzabamenyera ku mbuto zabo. Abaririmbyi nyabaririmbyi tuzabamenyera ku mbuto zabo. Abamadazi nyabamadazi tuzabamenyera ku mbuto zabo. Abafadazi nyabafadazi tuzabamenyera ku mbuto zabo. Hepfo ndetse Yesu arabikabiriza aravuga ati bamwe bazaza bambwira ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberura nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwankozi z'ibi bimwe, kuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Mvuge ibintu bitatu kuri iki kintu cy'imbuto. Icya mbere kigaragara muri aya magambo Yesu yatubwiye, aravuga ngo imbuto twera nizo zigaragaza identite yacu, nizo zerekana abo turi bo by'ukuri. Niba uri umwana w'Imana cyangwa uri umwana wa Satani, imbuto wera nizo zigaragaza icyo uri cyo, uwo uri we. Icya kabiri ku mbuto, imbuto z'umwuka nizo zigaragaza ko dukuze cyangwa tudakuze, nizo zigaragaza ko turi abana b'Imana cyangwa turi abantu ba kamere. Iki ndagira ngo mucyumve neza, kuko nimunareba no muri Bibiliya, iyo abantu babaga bakimara kwizera bakabarambikaho ibiganza, imbaraga z'umwuka zatangiraga kugaragara, ariko ntibyavugaga ko bakuze. Urugero rumwe, igihe Petero yajyaga kwa Koruneliyo, yagiyeyo arabwiriza, Imana irabyitegereza aravuga ati uyu mugabo ntabwo ari bubatize aba bantu mu mazi, reka jyewe mbanze mbuzuza umwuka kugira ngo yemere yuko agomba kubabatiza. Batangira kuvuga mu ndimi no guhanura akirimo kubwiriza. Ariko wari kwitegereza akareba, ntabwo abo bantu bari banazi ibyo bizeye. Bizeye Kristo kuko Petero yamuvuze, barangije buzura umwuka, bakira abana mu by'umwuka. Niyo mpamvu buri abantu benshi baribeshya. Iyo uzi kuvuga neza, ukamenya kubwiriza neza, abantu baravuga ngo kanaka kuze mu by'ubugingo, ngo arabwiriza vure mu muntu agafashwa. Ariko burya Yesu akavuga ngo mujye munabyitondera. Hariho n'abantu benshi yewe njya mbibona iyo nganira n'abantu b'urubyiruko, aza akakubwira, watangira kumubwira akakubwira ko abizi, akakubwira ko akuze rwose, ko nawe wabisobanukiwe, ndetse ko yasomye Bibiliya kenshi. Inshuro wasomye Bibiliya ntabwo arizo zivuga ko wakuze. Reka mbereke uko bikora. Ufashe umwana w'imyaka 5 ukamuha ibijumba akarya nk'umufuka akawumara, uretse ko yagwa ivutu, ariko ntabwo ujya bivuga ko yakuze. Kuba arya byinshi ntibivuga ko ari mukuru. Ashobora no kubyimba akaba fat, ariko he is not mature. Ashobora kubyibuha pe, ukabona mbese yavuyemo wa muntu utaniterura, ariko ntabwo bivuga ko akuze. Kuko Yesu arabivuga neza akavuga ngo ikizababwira ko umuntu akuze mu by'Imana nuko yera imbuto z'umwuka. Aha rero muraza gusobanukirwa n'ibintu bijya bicanga benshi. Hayoza ariko abantu b'abakristo bahora mu ntambara, bafite amakimbirane, bafite ibibazo, ushobora kurinda usaza ukamera imvi utarakura.
haba mu bwenge haba no mu mwuka. Jewe njya mbibona no mu buzima busanzwe, hari abantu bashaje ariko wakumva imitekerereze yo kumva ariko uyu muntu ko afite imitekerereze iri boyish, imeze nk'iy'umwana w'umuhungu ukiri mutoya. Ukumva umuntu ukamubwira ibintu ukamubwira ariko ibi bintu ntabwo ubona yuko bibyara ingaruka mbi ku buzima bwawe. Ngo ariko jewe ndabikunda. Okay, urabikunda ariko bikugirira nabi. Ibi bintu urimo gukora ntabwo ubona yuko bigusenyera urugo. Ngo ariko je nikumeze ariko biragaragaza kuza kuze. Njya nkunda gutanga hano urugero rw'umuntu utera umujinya agafata telefone yakayikubita hasi. Okay, fine. Iyo yikubise hasi yego uzongera ugura indi kubera ko wenda ufite amafaranga yo kugura indi, ariko witwaye nk'umwana w'igitambambuga. Umwana niwe bazanira icyayi, basanga yarakaye wamuhereza icyayi cyangwa amata, igikombe akagikubita hasi. Ukwigeze kugikubise hasi n'indi uhombye. Si wowe uratekereza, nubwo ushaje ufite imvi ariko uratekereza nk'umwana. Imbuto z'umwuka cyangwa igisa nazo n'abantu ba kamere bashobora kuzera. Ibi mubyitondeho, kubera ko hari abantu badakijijwe aba yarize kwikontona, wanamutera n'umujinya kubera ko yakoresheje ubwenge Imana yamuhaye, kavuga ati byari byose kurwana nta nyungu ufitemo, ukamutuka akakwihorera. Buri uzarebe nk'abari abantu bakora biriya bya karate bya judo n'ibindi, kimwe mu byo wabigisha uko agenda azamuka mu bugome, niba ariko navuga, kuko hari umuntu uzi karate ku buryo ashobora no kukujomba urutoki ugapfa. Uko agenda azamuka muri nivo niko arushaho kuba karume, ukamutuka akakureba ari karume tu. Nyamubwira ari filime ni za cartoon z'abana, nta violence ibamo, ntibarwana, nta maraso abamo kuko ni za cartoon. Harimo igisaza kabisa cyametrije karate, umujura aza kumwiba afite icyuma, aramagara ngo muzehe wihagarara uzane ibyo bintu. Umusaza aramwitegereza uko ahagaze, aramubwira ngo se sha, ngo nujya kwiba uzabanze wige nuko abajura beza bahagarara. Ko uhagaze gutyo ufashe icyuma uzabanze ngo newe nakubwiye ngo uzane ibyo bintu, hanyuma mutera umugere ku kiganza icyuma aragifata. Arabwiye ngo nakubwiye ngo nugena kuba umujura uzabanze wige uko bahagarara. Arangije aramubwira ati ngaho wicara hariya mukorera icyayi unywe. Ati ubundi nkureba nta nubwo uri n'umujura wa kabuhariwe, ati ni byakugwiririye gusa. Muri bya bintu umusaza yaratwaye aricara kuramo akabinika yari afite, amutekera icyayi, baricara baraganira. None wa mujura aramubwira ngo muzengo urabona koko ubundi ntari umujura, ngo ya ngo nakurebye mbona ukuntu uhagaze, ndeba ukuntu ugenda, mbona ubundi utakwiye kuba umujura. Urumva icyahaga confidence uwo musaza nuko yumvaga ashobora gukubita n'umujura ufite icyuma, ariko ntibivuga ko afite imbuto z'umwuka, ariko ushobora kuzigana ariko ntizigumaho. Muranyumva neza? Iyo ari za kamere wipompyemo ntizigumaho, kuko uyu munsi ubuzifite ejo bagasanga wazirekuye, kuko ntabwo ari izawe, ni imbuto z'umwuka. Muranyumva neza? Imbuto z'umwuka nizo zigaragaza umuntu ukuze. Umva urugero, ingero ebyiri. Urugero rumwe turahabwa na Paulo mu Bakorinto ba mbere ibice 3. Kandi aba bantu b'Ikorinto yandikiraga ngo bavugaga mu ndimi, bagahanura ndetse bagakora n'amarushanwa. Ariko mwazagize rimwe tukareba hano abantu bakora amarushanwa yo kuvuga mu ndimi, tukareba ubata abandi kabisa uzivugamo igihe kirekire. Abanyakorinto bo urumva bari abanyamwuka so much yuko bakoraga competition zo kuvuga mu ndimi. Hanyuma Paulo aravuga ngo bene data, Abakorinto ba mbere ibice 3 kuva ku murongo wa mbere, sinabashije kuvugana namwe nkuvugana n'abo mwuka, ahubwo navuganye namwe nkuvugana n'aba kamere cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Umva mutege amatwi, abana b'impinja bo muri Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburira ibyo kurya bikomeye kuko mwari mutarabibasha, kandi nanone ntimurabibasha. So muracyari ibibebe nubwo muvuga mu ndimi, mukanakora na competition zo kuzivuga igihe kirekire. Kuko mukiri aba kamere, ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane, mbese ntimubaye aba kamere koko, ntimugenza nk'abantu. Ubwo umuntu umwe avuga ati jewe ndi uwa Paulo, undi akavuga ati jewe ndi uwa Apolo, ntibigaragaza ko muri aba kamere.
urumva Pawulo aravuga ati se niba muhora mugirana amashyari mukagirana amakimbirane nubwo muvuga mu ndimi mukanarushanwa kuzivugamo, biragaragaza ko mukiri ibihinja mu by'umwuka, murera imbuto za kamere. Ariko wabihejeje cyane kurushaho ni Yakobo mu bice bitatu, twihuta. Yakobo mu bice bitatu, ko ndashaka kugaruka kuri izi mbuto z'umwuka twabanje kuzisasira neza. Yakobo mu bice bitatu umurongo wa 13 aravuga ngo ninde muri mwe umunyabwenge kandi w'umuhanga, cyangwa mu yandi magambo ninde muri mwe uri mature ukuze, ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga, niyerekanisha ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo ni ubw'isi, ni ubw'inyamaswa abantu, ayiwe, ndetse n'ubw'abadayimoni. Kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro, n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Haleluya. Urumva ari Pawulo ari Yakobo baravuga ngo niba muhora mu makimbirane. Ubu rero nicyo kintu kiya kimvuna kikangora, cyane cyane nkatwe tumaze kuba bakuru turi mu murimo w'Imana. Ukabona abakozi b'Imana muzumve bombori duhorana mu matorero ubu ngubu, bombori bivuza induru. Niyo kuvuza ubundi uko baravuga ngo biravuza ubuhuha, ntabwo ikintu kibi kivuza ubuhuha, kivuza induru. Ugasanga abantu bari muri bombori ngo pastori na pastori runaka, ngo representante gare na representante supreme, bombori. Yakobo akavuga ngo ubwo bwenge ntibuva ku Mana, izo ni imbuto za kamere. Ndetse we yongeraho bigahinduka nk'igitutsi, ntabwo ari je wanditse Bibiliya. Akavuga ngo ubwo si ubwenge buva mu ijuru, ahubwo ngo ni ubwenge bw'inyamaswa abantu, ngo ndetse n'ubw'abadayimoni. Ariko nimwitegereze ibiyita ubwenge bw'inyamaswa abantu n'abadayimoni mu ngo zacu. Ubu ingo nyinshi ni bombori, ni divorce, ni icyumba kimwe undi akagira icye, kandi bagasenga. Uzi ko burya hari n'abaza gusenga bimeze ko n'aba pastori akabwana k'iminsi nta muhana karenga no kwa pastori kajyayo. Uzi nabwo mubyo mubona mu binyamakuru ba apotre badivorushije, n'abandi bari mu nzira yo kubikora, abavuga butumwa n'abakristo b'abarokore basenga, buzura umwuka, banahanura. Yakobo akavuga ngo niba muhora mu makimbirane. Ese twahereye no muri za korali, abakorali mujye munyihanganira kuko mwebwe muhora imbere yacu, nzajya mbakarira kimwe nuko nkarira abapastori, kuko twebwe burya hari ikibazo dufite mwe mutabona, turagaragara kenshi. Ariko muzitegereze mumbwire biragenda neza? Biba bigenda neza buri gihe? Ngaho ni mumbeshye ngo buriya bwenge bwo ntiba burimo n'uburyarya, nibura buremera ngo bwemera kugirwa inama, bukemera gukosorwa no guhanwa. Niyo mpamvu rero Pawulo yanditse aravuga ngo buriya iyo mirimo ya kamere yose ikizayikuraho, ikizayisimbura, icyo tugomba kugambirira. Reka mbabwire ikibazo, umuntu yera imbuto agambiriye kwera. Iyo niyo statement ya gatatu nongeraho, umuntu wese yera imbuto agambiriye kwera. Ntabwo imbuto zimeza, ziragambirirwa, zirabibwa, ziruhirwa, zirufirwa. Buri wese wicaye hano yera imbuto ashaka kwera.
nuzagambirira gukomeza ukiberaho buryo ngo urumva ngo nge narasenze ngo hari ibyo Yesu azankoramo ngo natabikora uzakomeza ugendere muri kamere kuko niyo ushaka kwera. Hari abantu bakunda kamere ndetse bakanayibyinirira ngo ngewe muranzi ngo nikomera. Okay fine, nikomera ariko uri umuntu wa kamere. Ugasanga umuntu yabigize umuco, yabigize akamenyero, niko yabaye nka wa wundi ujya arimo ngo niko nabaye, niko yabaye. Ariko tugomba gusoma aya magambo tukamenya ngo hari ibintu tutemerewe. Ntabwo wemerewe kwera imbuto za kamere nunazera, kuko bizakubaho, kuko kamere ntabwo ipfa, iguma muri twebwe, ariko ntigomba gutwarira muri twe. Hari igihe uzacikwa uzire, ariko nibura ujya ugira guca bugufi, wemere ko izo mbuto ari iza kamere. Nanjye bibabwira, burya abagabo twebwe tunihagararaho. Ahantu hambere hangerageza muri iyi si ya rurema no gutwara imodoka mu mihanda ya Kigali. Nkunda kaza nkajya kumva ngo ntasi maze abangaba nabo kwibaza umuntu w'Imana herezemo ko batanyumva, ariko niyo batanyumva Yesu aranyumva, sibyo? Ibyo za utarageragezwa n'abashoferi b'i Kigali ajya ashima Imana. Uragenda we wibereye mu mwuka akagukatinga ukabona wari umugozi uti maze ibingibi nabyo ariko se kugenda utukana. Rero ntuzabikora uri hamwe n'undi muntu, ingeso zawe ziba zagiye ku karubanda. Ariko n'ahandi hose burya buri munsi baba we ukabyuka mu gitondo ukabisa wumva uri mu mwuka, wafungura telefone ugahura na news zikagukuramo ukajya muri kamere. Ntabwo birababaho. Ukaba wicariye hano uri mu mwuka, ukabona umwana aragutelefone ati mama, uti ya terimose yawe ukunda umukozi arayimennye, ukagihita ujya muri kamere. Cyangwa ugasanga ugataha ugasanga ya kanzu yawe bayiteye ipasi irayifata. Tuzabyiga kuko hari icyumweru tuziga kwera imbuto mu gihe kiruhije. Iriya teme nari kunze abantu bayishyizeho kabisa. Uyu mwaka mwayobowe n'umwuka, kwera imbuto no mu gihe kiruhije. Ukera imbuto z'umwuka ikanzu yawe yahiye, cyangwa ukera imbuto z'umwuka umwitero wawe wawutwitse kandi ugiye kujya mu bukwe. Kugira ngo biroroshye mu gihe kigoye, ariko ntabwo biri muri iki cyumweru, biri mu kindi. So imbuto z'umwuka Pawulo aratubwira ngo iya mbere turigesha uyu munsi ni urukundo, amahoro n'ibyishimo. Reka mvuge akantu gatoya kuri izi mbuto. Izi mbuto hari ikintu nzikundira cyane, maze igihe kirekire nzimeditaho, ariko naje gusanga ari iz'igiciro, nizo zirema atmosfere duhumeka iyo turi mu mwuka. Haleluya! Umwuka duhumeka, atmosphere. Utekereze uba ahantu haba abantu bakunda, bakabiririmba, wakwinjira mu rugo bakavuga ati aratashye umukundwa wacu. Twagutekereza gutari waza, kandi icyatumaga tugutekereza nuko twashaka kukubwira ko tugukunda. Ndakubwira aho hantu wahaba. Hari igihe abagore bagiye Beijing, mujya mwumva biteramo urwenya hano. Noneho bavuyeyo, umwe icyo gihe nabaga muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, yabivuze biri public, niyo mpamvu nanjye ntinyuka kubivuga, nta banga ryarimo ko twari benshi. Noneho turamubwira ati tubwire Beijing byari bimeze biti. Aratubwira ati Beijing hari abagore, ati abagore beza, abagore bize, abagore bakize. Atariko narabitegereje bose, ati nareba ukuntu bavuga, ati bashaririye barwanira uburenganzira. Ati ndavuga ngo abagore babuze umugabo bakunda. Ubwo rero umuntu wakunzwe bakamushyira, iravuga ngo uwashaka igitebo akacyuzuzamo amaroze, agashyiramo amazi y'urukundo akabashyiramo, ngo hanyuma ngo bakamera neza. Urumva buriya
umuntu ashobora kuvuka ari mwiza pe ku mubiri, ukamushyira ahantu batamukunda, bakamugaburira umushari agakura ashaririye, wajya umubona agenda ukavuga ngo oyo wote nenjo, ngo mbega akamarayika we, ariko yabumbura umunwa ugakizwa n'amaguru. Kubera iki? Atmosferi yavukiyemo, atmosferi yahumetse, nta rukundo rwarimo. Kandi ikibazo dufite nuko henshi aho benshi bavukira naho benshi twakuriye nta rwari ruhari. Uretse ko Imana ubu yatangiye kururema, uzarebe inshuro Imana ivuga ko idukunda. Buriya hari umupastori nkunda, ariko ibintu akora mbikoze hano mwanyirukanisha. Buriya hari umupastori witwa Rick Warren wagiye ku itorero rye, muramuzi abamuzi bamwegereye hafi. Rick Warren burya ni munini, ni n'umuntu rero ugira sport, mbese agira umunezero udasanzwe. Ahagarara hanze, abakristo bose baje abahobera ngo ni ryari mperuka kukubwira uko nkukunda. Pastori ubu rero nifashe nkajya mpagarara hariya, abakobwa baza, abana baza, abagabo baza, nkabona rwose pastor ni ryari mperuka kukubwira ko nkukunda. Bakwibaza atari ko noneho pastor ibyamufashe ni ibiki? Kubera ko twebwe ntabwo tubimenyereye. Burya abanyarwanda biraborohera cyane kugaragaza imbuto za kamere kurusha kugaragaza imbuto z'umwuka. Uzarebe ntabwo ari abagabo benshi bahobera abana. Oya, ngo utangiye guhobera abana barakumenyera. Dukurira muri ba papa bakambije agahanga, bahekenya amenyo, bavuga nabi, b'igitsure, ngo uyu mwana abonye igitsure nibwo yitwara neza. Aba mu gitsure, imbuto z'umwuka. Noneho tugakura tuzi ko igitsure ariyo kamere nziza, ko umugabo nyamugabo nyine ari ufite igitsure, no mu rugo atavugisha umugore, kuko iyo utangiye kuvugisha umugore arakumenyera akagutondagira igitsure. Ariko Bibiliya iratubwira ngo atmosfera tugomba kurema iwacu ni ya yindi ya mama shenge, mama petit kibondo, izire hano, ukamubyinirira, ukamukunda, ukanezererwa. Uzi ko abagabo benshi burya batazi kunezererwa. Kubera iki? Batubwiye ko umugabo unezererwa akagaragaza umunezero ngo ntabwo aba ari serieux. Abo twita serieux ni babandi bagenda bahekenya amenyo. Kabango uriya mugabo ni serieux, ni umugabo nyamugabo. Erego ukabona twabikuriyemo nyine imbuto z'umwuka ntidushobora kuzera, biratugora kuzera kubera ko badutoje ko umugabo nyamugabo aba ari serieux, akambije agahanga, yijimye, yera imbuto za kamere. Atmosfera tugomba kurema na atmosfera y'urukundo. Kuko ari ibintu bitatu bavuga ku rukundo. Icya mbere, urukundo ni rwo rugaragaza ko turi abana b'Imana. Kubera ko Imana yo yaranavuze ngo jewe ndi Imana, ndi urukundo. Imana irakunda, igakunda. Yohana 13:34 n'uwa 35, Yesu aravuga ngo nimukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye. Haleluya. Urukundo nicyo kimenyetso cy'uko turi abantu b'Imana. Petero wa 2 igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza ku wa 8 atubwira ko urukundo rugeze hejuru. Mbese urukundo rwa rundi atmosfera. Uzi umuntu, reka mbabwire urukundo Imana ivuga, kuko habaho inkundo z'uburyo butatu muri Bibiliya. Hari urukundo rwa Eros. Eros rero ni rwa rundi rw'abagabo n'abagore. Ureba umugore kabisa ukavuga ngo kumva muri we hatangiye kuzamo ubushagarira. Iyo ni Eros. Kavuga ngo narakubonye ndagukunda. Iyo ni Eros. Niwe wavamo ijambo erotike n'ibindi byose. Ariko hari n'urundi rukundo rwiza nk'urwo nakunda Gonza cyangwa Zedi cyangwa Fideli, rwa Phileo, friendship, ubucuti. Uretse ko friendship z'uyu munsi umunyamakuru yambaje ramwe ati pastori ti mu Rwanda hari abakobwa bagaragaye rwose bidekaraye ku mugaragaro ko ari abatinganyi. Ndabwira niryo ni ishyano ryaguye. Ambaza ibibazo byinshi cyane, ariko reka mubwire, iyo ngiyo ntabwo kumva umukobwa agirira Eros undi mukobwa, iryo ni ishyano. Ubundi Eros Imana yayiremye ngo umugabo ajye areba umugore
yumva mukuruye, n'umugore areba umugabo yumva mukuruye. Iyo ni eros, nayo ni Imana yayiremye, ntimuzagire ngo nimbi. Ariko fileo ni urukundo nyine rwo kwikundanira mukaba friends, ariko hakaba n'urundi rukundo rwa serious rwitwa agape. Agape rero yo ni urundi rukundo, ni urundi bwoko bw'urukundo, ni urukundo rukunda, ugakunda igihe cyo gukunda n'ikitari igihe cyo gukunda, ugakunda abagukunda, ugakunda n'abakwanga, ugakunda abakunditse n'abadakundika, n'abadakunda ukabakunda. Iyo ni agape, ugakunda ugakunda n'abadakunditse. Hariho uzi ko hari abantu ushaka gukunda bakanga, babarushya ihamba. Niyo ushatse kumukunda arakurushya, akakurushya no kumukunda no kumugirira neza. Murampura nawe, murabona uko ninganiye n'ubusaza bwanjye n'imvi zanjye. Ukaza ugasanga umuntu imvura irimo iramunyagira, ahagaze ku muhanda ngo wese nkwigize imbere ku imvura igwa. Oya, ndategereza taxi. Akareba buriya yibwira ko ndi bumufate ku ngufu koko. Ntashobora no kureba ku mutwe wanjye ngo mbone ko ndi umusaza. Abasaza b'iki gihe ntiwumva byaracitse. So iyi si turimo rero, nanabivuze konsiyama, iyi si turimo ntabwo iri favorable to love, ntabwo iri favorable kubera ko ikintu twabibye mu bantu. Ariko buriya kana kuba kuzaniye igitoki, ariko buriya arashaka iki? Agomba kuba witegure, buriya hari hidden agenda, hari ikintu afite hirya hariya, buriya umwitegure. Kuko gukunda bene urwo rukundo bisigaye bikomeye. Gukunda abantu gusa kubera ko bikurimo, nanjye nsigaye ngenda nicuza, nkagenda mbwira Yesu mwari kanjye nkwikundira we nturuhanya. Gukunda abantu byaranze, urashaka kubakunda bakiyangira, reka njye nkwikundira. Uretse ko ikibazo kibamo hari n'igihe rero iyo utangiye kubigira umuco, abantu baraza bakubwira ati ariko iyo uvuga twumva rwose ibintu byose. Muba abantu benshi bazi yuko ngo ndi umukire wa gaheza. Hari umuntu werutse kubimbwira ati we turabizi, niyo uvuga birumvikana ko ukize. Ngawereze kuvuga neza ntabwo bitanga amafaranga, ariko fact is gerageza ukunde n'abadakunda, ukunde n'abadakunda, ukunde n'abadakunditse, kuko iki ngiki nicyo Yesu aduhamagarira. Ruriya rukundo Petero avuga muri Petero wa mbere, aravuga ngo rero noneho iyo niyo some, nicyo kimenyetso cy'uko mukuze. Aravuga ngo dore ngo kwizera kwanyu mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. So kwizera kwanyu mwongereho ingeso nziza, ingeso nziza mwongereho kurushaho kumenya Imana, murusheho kujijuka. Ariko kumenya mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mwongereho kwirinda, kwirinda ugenda uzamuka mwongereho gukunda bene data. Gukunda bene data biroroshye rwose, abantu musengana hanyuma nimurangiza mwongereho no gukundana ba bandi badakunditse. Ngo ibyo nibibaho mubigwiriye, izo mbuto nizibaho muzigwiriye, bizabatera umwete wo gukorera Imana, bizatuma mutabanyabute cyangwa ingumba mu kumenya Kristo Yesu. Niyo mpamvu Paulo yavugaga ngo ikidutera gukorera Imana ni urukundo. Ikidutera, donc motivation yacu yo gukorera Imana. Niyo mpamvu na Petero yavugaga ngo urukundo nirubabamo rugwiriye, bizatuma number 1 mutaba abanyabuti mu gukorera Imana cyangwa ingumba mu kubyara abandi ba Kristo. Kubera iki burya ikintu gikurura abantu kuri Yesu ni urukundo. Ntuzibeshye ngo abantu bakururwa no kuvuga neza niki. Nyitangira kubwiriza ubutumwa, nasenze Imana inshyira mu ntoki igitabo cy'umugabo witwa inganze, izina rye ndaza kuryibuka, cyitwa kwamamaza amakristo. Noneho uwo mugabo yaravugaga ngo niba ushaka kubwiriza abanyabyaha, hari ibintu bitanu ugomba kubanza ukibikaho.
icya mbere ugomba kuba warahuye na Yesu kandi ukamukunda cyane, kuko niwe uzabubwira abantu. Ngo kandi byoroha cyane kwemeza abantu ikintu iyo ugikunda. Iyo ukunda ikintu urakivuga abantu bakabona kuko cyaragutwaye, bati ibyo byose ibintu byatwaye uriya muntu bigomba kuba biri serious. Icya kabiri, uzaba ukunda ijambo ry'Imana ku buryo urihoramo. Icya gatatu, uzaba ukunda gusenga kuko niyo communication yawe n'Imana. Icya kane, uzaba ukunda abanyabyaha, ubakunde nubwo ari abanyabyaha. Icya gatanu, uzabe wuzuye umwuka wera. Ntangira gusengera gukunda abanyabyaha. Buriya nutangira gukunda abanyabyaha uzakunda kuvuga ubutumwa. Ngewe ndakubwiza ukuri, uramutse ushyize ku munzani ibintu bibiri ukambwira uti tugiye gutaha ubukwe, ariko hari abantu bakeneye kubwirizwa ubutumwa, nta wundi muntu uje kubyivangamo, nshobora kubona impamvu zo kutajya mu bukwe nkajya kubwiriza abanyabyaha, kubiri mu byo nasengeye kandi Imana ima kubakunda. Motivation tugomba kugira, ikizadukoresha, moteri izagukoresha ni ugukunda. Tuzakorera Imana kuko tuyikunda. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo itegeko risumba yandi, ngo mukunde Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose, mbese byose mushiriremo. Ukunda Imana kugeza ahantu uririmba nkaho undi wajyaga aririmba ngo ndagukunda pe umutima wanjye wabaye amakara kubera wowe gusa neza. Ukajyamo ugakunda Imana, umutima wawe ukaba amakara, ukagurumana neza, ukaba amakara. Ariko ari ugukunda Imana. Hari ukuntu burya amagambo twagomba gukoreshereza Imana twayashyize ku bakobwa. Uzubwiye Yesu ngo ndagukunda Yesu, ngo umutima wanjye wabaye amakara, iyo nsinziriye mba nkurota, iyo nkangutse niwe mba ntekereza. Yesu yajya avuga ati kabisa uriya muhungu mumwuzuzeho imigisha. Nawe ubyuka mu gitondo utekereza Elisa, utekereza nde, utekereza ba Marigarita na ba Mariya, hanyuma Yesu akaza nyuma. Ukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose n'ubugingo bwawe byose ushyiremo, nurangiza ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe, ngo amategeko yose niho yuririra. Hanyuma Paulo arandika, ndimo ndaganisha ku musozo. Paulo yandikira Abakorinto, muraza kubona aho bihurira n'amahoro n'ibyishimo tube dushoje. Paulo yandikira Abakorinto ba mbere mu gice cya 13 arababwira ngo buriya ndamutse mbwirije ubutumwa ntafite urukundo ntacyo naba ndicyo. Ngo niyo natanga umubiri wanjye bakawutwika, ngo ariko ntafite urukundo ngo naba nishuka. Niyo naza gusenga buri munsi na pastor akamenya izina, ariko ntafite urukundo rw'Imana. Umva uko abivuga mu magambo meza atari nkayo yanjye. Aravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburira abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, urukundo ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Wabonye ko urukundo rwageza rufata impano zose z'umwuka rurazimira zijya mu nda yarwo. Nyamunda kubwira abantu nushaka kwipima uzavane mu rukundo hariya ushyiremo izina ryawe, wumva aho utsindwa. Wenda uvuge ngo Antoine arihangana, dejo mba namaze gutsindwa. Jewe ntsindwa nyitangira kubivuga mba namaze gutsindwa. Ko kwihangana buriya mu mbuto nsengera cyane, nimujya munansengera muzavuge ngo pastor yatubwije ukuri ngo mu bintu asengera kwihangana, kuko mu bantu bari impatient batihangana mbamo. Niyo mpamvu nababwiye nti buriya gutwara imodoka mu mihanda ya Kigali binkoresha ibyaha. Ngenda ntukana n'iki curi ngoni kubera abatwara imodoka nabi, kandi biragaruka bikaza no mu banyamafuti
yandi yose. Abameze nkanjye muri benshi, uretse ko mwebwe mukizwa kundusha, ariko urukundo rurihangana rukagira neza. Ngaho ushyiramo izina ryawe wumva ukuntu ugenda utsindwa hanyuma wihane. Antoine arihangana akagira neza, Antoine ntagira ishyari, Antoine ntiyirarira, Antoine ntiyihombaza, ntakora ibiteye isoni, ntiyishakira ibye, ntahutiraho, ntatekereza ikibi ku bantu, ntiyishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo yishimira ukuri, ababarira byose, yizera byose, yiringira byose, yihanganira byose. Hano ugenda ukaheruka uvuga yewe we Mana umfashe. Ngaho nimushyiremo ayanyu mazina mundushe gukiranuka numve. Uretse ko mwe mutabona umwanya ngo mbahe mikrofone muvuge, ariko iyo ni atmosphere tugomba kugenderamo. Hanyuma Paulo yongeraho ngo kandi iyindi mbuto y'urukundo kuko ikubiye muri iriya ni amahoro n'ibyishimo. Buriya amahoro yo kugira ngo tuyareme tuyagire nuko tuba turi muri atmosphere irimo ruriya rukundo. Ariko niyo rutahaba, wowe iyo ukunda urayarema muri wowe. Uyarema ute? Byoroshye nka kwa kundi nababwiraga Yesu yabivuze, ugakunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose. Iyo watwawe n'Imana, isi nta kigutwara. Kuko umuntu ashobora no kuza akakubwira ati ndakwica, akakubwira ati yo ariko se urashaka kwiyaduriza iki? Nunyica ndasanga Yesu. Buriya abantu batekereza gutyo baba bari beyond kubura amahoro, baba baraharenze. Muribuka Paulo yandikira Abafilipi yarababwiye ngo jewe ku bwanjye kubaho ni Kristo no gupfa byambera inyungu. Akunda Yesu akavuga ngo ubu ndamutse mfuye napfa nezerewe kuko nawe ngiye kureba Kristo nkamusanga nkabana nawe. Ngo kandi ninguma hano ngo nabwo nzakomeza nera imbuto kuko nkunda abantu. So aho wanshyira hose nunyica ndajya mu ijuru, ndagenda nezerewe. Nungumisha hano nabwo ndaguma nezerewe kuko abantu bo kubwiriza ubutumwa barahari. Umuntu rero wamaze gufatwa n'urukundo rukamujyamo, amahoro ye rwose. Nigeze kubwira umukristo hano umwe gukora muri gereza, ndamubwira nti umunsi bazamfunga ntuzanshakira ahantu nzajya nsenga nkasengera aba bantu bari hano bose, nkabwira ngo pastor ngo mbabarire, ngo ntuzongere no kuvuga iryo jambo, ngo ubwo bagufunze ngo najya nkusanga mukansanga hano nabo umunyururu mwiza peaceful umunyamahoro kuko wamfite mission. Ntabwo Imana ishobora kukureka ngo ujye ahantu idashaka. Nubona Imana ikuretse ukajya muri gereza ujye wibaza iki kujyaniyeyo. Niyo abantu bakubeshyera bakagambana bagakora iki, ujye ugenda ufite amahoro. Nka Petero hagati y'abasirikare bane, aricaye hagati y'abasirikare bane, bamaze kumuciraho iteka ko buri buke bakamutanga ngo bamwice, ariryamira arasinzira. Amahoro Yesu abantu be ntagira akagero ntarondoreka, ajya humuriza abayafite, utayata ntabwo wayakurwa. Amen. Ayo mahoro nta handi ava. Iyo umaze gukunda Imana kugezaho n'urupfu rutakigutera ubwoba, muri situasiyo zose ugira amahoro. Iyo umaze kwizera Imana ukamenya ngo ubwo Imana inkunda nanjye nkaba nyikunda. Muri ukindi ndirimbo tujye turirimba, ubwo Umwami Yesu ankunda kubw'imbabazi ze nyinshi, nkomezwa n'ubuntu bwinshi kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro, nawe ibyago byaba byinshi ndamahoro, Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro, niragije Imana Data
nguma muri Yesu Kristo nejejwe n'umwuka wera ndamahoro. Urumva aya mahoro yubakira kuri kimwe twabonye mbere cyo gukunda Imana ukajya muri Yesu kandi ukamenya ko igukunda ukavuga ngo ibyo ari byose uko bizamera kose nge nzaba ndamahoro. Haleluya. Icyo nanone nicyo gisubira inyuma kikabyara ibyishimo, kuko iyo wamaze kugira amahoro ukamenya ko Imana igukunda ukabitekereza ukabyumva ukabyakira, everywhere you go ubura amahoro kandi ukishima. Twigeze kugenda duhunga mu gihe cya genocide, tugenda mu gihe kibi, imvura igwa, dusimbuka imirambo, tugera tugeze Ikabuye ho hari hameze nabi kurushaho. Nicara ahantu ku kirundo cy'amatafari mbwira Imana, Imana are you here? Ubu nahangaha muri iyi mvura, muri iki cyondo, muri uyu muntu kurahari, numva ijwi irambwiye ngo niyo waca mu mazi ntazakurengera, nuca mu migezi ntizagutembana, nuca mu muriro ntabwo uzashya kuko ndi kumwe nawe. Niyo negama ku kantu nari mfite ndasinzira mu mvura, kuko iyo Yesu yaguhaye amahoro no mu mvura urasinzira. Kandi Petero yari ari hagati y'abasirikare bane, buri buke bakamwica, marayika araza aramubwira ati Petero kanguka tugende. Petero aravuga ati ndimo ndarota, ariko yari asinziriye, kuko amahoro Yesu atanga nuko amera. Ariko ava mu kumenya ko ukunda Imana nayo igukunda, ukavuga ngo aho najya hose n'ubundi uko byagenda kose it is well, birambera byiza, byose bizambera byiza. Hanyuma niyo byakomera, turangirize mu Bafilipi 4 kuva ku murongo wa 4, aravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Mujye mwishimira inside mu mwami wacu ngo yewe nongeye kubivuga nti mwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima, nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira nanone muri Kristo Yesu. Haleluya. Ngo kandi bisigaye mukunde iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, biboneye byose, by'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, niho hariho ingeso nziza, kandi hakabaho ishimwa bari byo mwibwira, ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye, n'ibyo mwambonanye, abari byo mukora, nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Haleluya. Iyo utangiye gutekereza neza, mundiri jambo uyu murongo wa 8 avuga ngo ibisigaye bene data, niho hariho ibintu by'ukuri, niho hariho ibintu by'igikundiro, niho hariho ingeso nziza, niho hariho kugira neza, ujye ubitekereza ku bandi, ujye uhora utekereza ibyiza. Ko hari abantu batekereza nk'abarozi, umuntu mwicarana, buri muntu wese wakunda akakubonera ingeso zimukwangisha, uwo ni umurozi. Umuntu yazaza kubwiriza hano ati yeba boy, ati nakana kamwara mutumiye, ati buriya nuko mutamuza akabara warozi. Ariko Paulo avuga ngo niho hariho ingeso nziza, niho hariho ikintu cyiza, niho hariho imico myiza, niho hariho gukora neza, niho hariho ikizu, aba ari cyo uzajya wibwira. Ngaho nimumbwire, ndarangije. Ninde utakwifuza kuba mwisi imeze nk'iyo? Ninde mugabo utakwifuza kubana n'umugore uhora umutekerezaho ibyiza gusa, akamutekerezaho ingeso nziza, akamutekerezaho kugira neza, akamutekerezaho kugwa neza? Ninde mugabo utakwifuza kubana n'umuntu nk'uwo? Cyangwa ninde mugore utakwifuza kubana n'umugabo nk'uwo? Umukunda, akamukunda mu gitondo, akamukunda saa sita, akamukunda nimugoroba, agakunda, kandi umuntu uhorana amahoro, kandi uhora yishimye. Niyo mama nabwira ni umugabo rikore, ijoro zose nabonye rikore abaseka, iteka ahorana igitwenge abameze gutya, areba hejuru nk'igisiga. Ntabwo ajya agenda areba hasi, rikore naho agenda areba hejuru ameze gutya kabisa, anezerewe. Ariko uyu mugabo kabisa yamize umunezero. Ariko biba byoroshye iyo wamize Yesu, n'Imana ikaguha umugisha. Haleluya. Reka ngarukiriza ahangaha dusoze. Ejo Pastor Desire azakomereza ku mbuto zikurikiraho, n'ejo bundi
Imana ibaha umugisha. Yigisha neza abatamuzi, ntimuzacikwe. Ndabizi burya buri mu preacher wese agira abafana. Wasanga harimo abafana banjye ubu barahari. Hari abaje ejo babonye ari giye wigisha ubwo wenda baravuga ati uyu munsi ntidusubirayo na Antoine. Bibaho byo ntimuzanabigire ikibazo. Ariko Desire ndamubashimiye. Azabigisha neza kandi muzaryoherwa. Nimuvuge ngo amen. Mutangira ariko kumukunda atari yaza. Sibyo twigaga uyu munsi. Ukamukunda. Reka dusenge Imana. Ndagira ngo uyu mugoroba aho wumvise umwuka w'Imana akubwira ngo ariko cyagiye wenda twirondoraga cyangwa twasomaga imbuto za kamere ukumva ari wowe, ukavuga ngo ni jyewe vraiment. Ubwira Imana ngo Mana uyu munsi mbabarira unguranire kandi bihinduke intego yawe, kuko ntabwo bishira umunsi umwe. Ahubwo utangire wemerera Imana yuko ukomeze atari ko wagombye kumera, noneho utangira urugendo rwo guhindurwa mu mwuka. Nkoraho mwami, nkoraho mwami, unkoreshe, nkoraho Yesu, nkoraho mwami, unkoreshe, unyuzuza umwuka, tuje imbere yawe kuri uyu mugoroba tukwaturira yuko tutagukunda nk'uko twagombye kugukunda. Ijambo ryawe riratubwira ngo dukunde Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose n'ibyo turi byo byose n'ibyo dufite byose. Ariko uratuzi Mwami, kenshi twe turagunyiririza, iyo tugiye kugukunda turagabanya, inshuro nyinshi nta nubwo tugutekereza, aho turi kenshi nta nubwo tukwibuka, ntabwo tukuvugisha nk'uko byari bikwiriye. Niyo tugiye kugukorera tugukorera nk'abatagukunda, turagunyiririza, turagabanya, dukuramo, turaringaniza. Ariko wowe wagiye kuduha, utanga umwana wawe w'ikinege, uravuga ngo ni muri uburyo jyewe mbakunda. Urangije uratubwira ngo tukwigane nk'abana bakundwa, natwe tugukunde tutagabanije, natwe tugukunde tutitangiriye umutima, natwe tugukunde tutitangiriye amagambo, natwe tugukunde ku buryo abatubonye bose bavuga ngo ko ari abantu koko bakunda Imana, bakunda Yesu, bakunda umwuka. Dufashe Mana, dufashe kuri uyu mugoroba buri wese umugenderere, udufashe kugukunda kugeza aho twibagirwa ibindi byose, udufashe kugukunda kugeza naho natwe ubwacu twiyibagirwa, udufashe kugukunda kugeza naho tuvuga ngo niyo twapfa dupfiriye mu Mwami, ngo byaba ari inyungu nk'uko Paulo yabivugaga. Uyu mugoroba turagusaba Mana kandi ngo twigishe gukundana, uduhe kurema atmosferi y'urukundo aho tugenda hose, uduhe gukunda, dukunda abadukunda, uduhe gukunda, dukunda abadukunda, duhe gukunda, dukunde n'abatadukunda, uduhe gukunda, dukunda abatuvuga neza n'abatuvuga nabi, uduhe gukunda n'aba bandi tureba mu maso tukabona atari sympatique. Udufashe Mana, urabizi imibereho yacu, mu ngo zacu turabyigana, abagabo barabyigana n'abagore, abagabo barimo baratandukana n'abagore, abana baratandukana n'ababyeyi, abavandimwe baratandukana n'abandi, urukundo rwarakamye. Mu minsi ya nyuma niko ijambo ryawe rivuga ngo mu minsi ya nyuma urukundo rwa benshi ruzakonja, mu ngo nyinshi urukundo rwarakonje, ababyeyi barimo barirukana abana, abana barimo barahunga ababyeyi, abavandimwe barimo baratandukana, abagabo baratandukana n'abagore, amoko arimo arapfa ubusa n'ibindi byose tubona. Urukundo muri no minsi rwarakonje. Niyo mpamvu ijambo ryawe ritubwira ngo dushake kuzura imbuto z'umwuka, kuko nibwo tuzaba dusa na Yesu. Dufashe Mana muri iyi minsi turimo, muri iyi myaka turimo,
nubwo bavuze ngo urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko ntabwo bigeze bavuga ko urukundo rw'abantu b'Imana rugomba gukonja, ahubwo ruraduhamagara ngo dukunde, ngo kuko urukundo rwo ruzasigara nyuma y'ibindi byose. Dufashe Imana tugenderere kuri uyu mugoroba. Urebe umuvandimwe wicayemo hano udakunda undi muvandimwe. Urebe umubyeyi washaririwe n'abana. Urebe abana bashaririwe n'ababyeyi. Urebe abaturanyi bashaririwe n'abaturanyi. Urebe abakolege bashaririwe n'abo bakorana. Urebe n'abashaririwe n'umurimo bakora. Uturebe twese twigishe gukunda, twigishe kurema atmosfere y'urukundo. Tugira urukundo, tugira amahoro, tugira ibyishimo mu ngo zacu. Abatubonye bose bavuge ngo aba bantu bafite Yesu. Bumve gusenga dusenze uyu mugoroba, kandi turabizi ibyo ntidushobora kubishobora ku bwacu. Utwuzuza imbuto z'umwuka, utwuzuza umwuka wawe, kugira ngo urukundo abe rwo ruturanga. Kuko umwuka wawe ni umwuka w'urukundo, umwuka wawe ni umwuka w'amahoro, umwuka wawe ni umwuka w'ibyishimo, umwuka wera. Niwe twahawe ngo wera ibyo byose muri twebwe. Tubabarire, turakwinginga muri iyi minsi, muri iyi minsi 40 uhindura amateka ya benshi. Ubake ingo zari zirimo gusenyuka. Mana wongere ubikore nk'uko wabikoze cya gihe bakundanaga bagitangira. Usubiranye abavandimwe bongere babana amahoro. Usubiranye abakolege bongere bakorane mu mahoro. Aho tugenda hose Mana uduhe kurema atmosfere y'urukundo, kuko niho hera amahoro n'ibyishimo. Bana natwe kuri uyu mugoroba, udukorere n'ibyo tudasabye kuko uri Imana. Dukorere n'ibyo tudasabye kuko dusobanukiwe. Dukorere n'ibyo tudasabye kuko nibyo dutegerejeho. Reka izina ryawe ryubahwe muri twe. Reka ubwami bwawe buze, ubwoko bwawe tunezererwe. Ni mu izina ryawe dusabye Umwami Yesu Cg.